kuri twe aho bigana amafaranga na ya banka kunyibwa ndabyumva bigana kuko nta muntu ufite uzabirya w'inkoko ntawe niwabirya iby'inkoko Safatude izikamyo twakodesheje dusha amadolari 200 ku munsi kuva hashize icyumweru cya mbere ibihombo bikurundi rwego bino bintu uko Mugama yabivuze tumaze imyaka ariko biza tugura n'abaturage buri muturage ufite umurima urenze hectare 5 afite akantu kitwa kamashini kitwa grade arakoboresha mu bakobora akajyana akayungurura no kuyungurura akavuga ngo uyu nguyu udacitse cyane ni nomero ya mbere nukuri uyu nguyu uri mu cyemere nomero ya kabiri ibi niko bimaze igihe nyuma nkuko ubona umuceri w'umunyarwanda umeze ku isoko nukuri tubona n'abantu bari ku rwego rwo hasi njyewe navugaga yuko ndokotse ntabwo nasubirayo ntajya n'ahandi nkahinga cyangwa gukora ibindi kuko ni ukuri kw'Imana umuntu wari ufite miliyoni 100 no muteza ari bukuremo yabisubiza Tanzania yabisubiza ntabwo byakunda kuko twazanye umuceri twaguze umuceri tuguze n'abantu tuzi ko turi umuceri wo kurya ni ukuri pe turasaba ngo mutwumve mwumve niyo mpamvu turi kumwe na FDA twabaje nuko abyara ibi ni ibintu usanzwe byica abantu nta nicyo twavuga twamenye ko natwe twakoze amarorerwa ariko niba bitica abantu FDA mutubabarire nabo baratubwira ati rero twebwe turakora ibyacu tuzabereka hano bajya gusaba imbabazi ni ukuri kw'Imana nta muntu wari ugambire kukiba imisoro kuko bino bintu ntabwo bisora mwadukureho umusoro muvuga ngo abaturage ngo n'ibintu bihendutse nako impamvu ubona gazazagana nyinshi ari umuceri ureze urimo uramanuka cyane pe guburyo umufuka w'umuceri kugura 10,000 y'amanyarwanda kuko dufite igitekerezo cyo kubwira ngo umusoro musubize kuko pe bejeje umuceri bashobora gucuruza imyaka 8 badahinze ni mwinshi cyane pe ari nacyo kibazo bagenzi bacu bazana umuceri w'umuhinde bagize mbere kubaza kuturiga iwanyu babaje kubitubwira niba udahagarika kuzana umuceri tugiye gukora iki byose babitubwiye Rurangwa babitubwiye mu Afurika babitubwiye bose n'abavuga n'amazina twahuye nabo batubwiye umuceri muzana impamvu mudukata nuko muzana umuceri bafite n'amakuru abo muri bo bafite amadepo hari bafite bazi ko n'umuceri bajya bawuzana bazi ko umuceri bafite kandi ko natwe umuhinde turabufite umuceri w'umuhinde ukurishije umunsi dudahagarika mu Tanzania nta muceri wakongera kuva hanze ya East Africa uko niko bimeze pe niyo babona umuceri muvuga niyo twavuga ko tuzane 100% tutavunitse nako 100% cyangwa rimwe ku ijana broken muhinde waza mu mezi nk'atatu mu kwezi kwa gatandatu umuceri mu Tanzania abugura hano 13 kuko provuye ku 2,300 kilo ku muhinzi bamaze kugura idingo ujya ku 1,300 uyu munsi hamaze kuvuga kimwe cya kabiri hafi nk'ukuri mu turi abantu bumva turi tayari gukora ibyo mushaka ariko mudufashe tugabanya igihombo kuko njyewe buri ndabota bikanya paneje cyamurana amafaranga na ya bank nuko mutubabare mutwumve ntabwo tugiye tugambirira ikintu cy'ukuri mu Rwanda umbabarije abanyamakuru ya Mariyange ntimwakire muri mutwumve pe mutwumve turarangiye amafaranga nta n'umwe ufite amafaranga na 100% kujyana na ya bank ubyukuri uyu munsi ni TV nta n'ufite amafaranga yo kwishyura twararanguye byose byaraje biri hano hari ibyo dufite nyuma twishyuye ibyo ntabwo tugeneye kumenya bari bazatwambura ariko mutubwire niba mutwe muhagarika kuko ntabwo iyo standard z'abatanzania zizaboneka n'ukuri ntabwo zizaboneka nazo nganda zihari tugura n'abaturage bari mu none dufite amahirwe u Rwanda rwateye imbere dufite n'abajyanama beza mutugira inama n'inganda zahana abantu zo kugirango nta FDA bahariya nta ahantu tugura ni mu birometero 100 tuvuye ku mupaka ntabwo FDA va Dar es Salaam ngize hariya yabo nta ukubeshya yuko tugura n'abantu bazima ntabwo nanga ingana nzima ntazo n'ukuri pe n'ukuri pe muduko ibishoboka byose muduhe warning yanyuma n'ubundi ni baramukoze tumaze imyaka tuyikora komishona turi tayari guhinduka n'ukuri turapfukamye tugasaba imbabazi n'ubu turapfukamye tugasaba imbabazi pe uyu muceri twabuzanaga uhaguraga make abaturage bakagura rwose impamvu bano muhinda wawe wahagaze muduha amahirwe yanyuma rwose ndawinginze muduha amahirwe yanyuma pe turatakamba pe muduha amahirwe yanyuma ntabwo twagambiriye nta kwiba umusoro wari urimo ku ntibisora turabinginze komishona turi tayari guhinduka n'ukuri twagira ngo tubasobanurire ku bijyanye n'inama tuvuyemo twakoranye na Rwanda Revenue ku kibazo cy'umuceri amaze iminsi mwumva
twazanye umuceri kuva ku itariki 29 nibwo imodoka zinjiye, dusanga hari itegeko rishya tutari dusanzwe tuzi. Twapakiraga imodoka zikanyura ku mupaka zikaza zikinjira zikahita zigenda ku maduka tugacuruza, ariko kuri 29 hasohotse itegeko rishya ko zigomba kunyura muri Dubai Port, bakazipimira bakazifata ibipimo kugira ngo barebe ko umuceri tuzana ujuje ubuziranenge. 29 z'ukwa gatatu z'ukwa kabiri Rwanda FDA yakoze inshingano zayo, yarapimye isanga ibipimo ntabwo bihura n'ibyemewe mu gihugu. Ni muri urwo rwego twakoranye inama nabo batubwira ibisubizo byavuyemo, ariko twe twabikoze mu kutamenya. Turabatakambira tubabwira ko batworohereza ibyo bicuruzwa, n'ubundi bisanzwe biza ku isoko, ntabwo ari bwo bwa mbere twari tubizanye. Hashize igihe kinini ducuruza umuceri wo muri East Africa, ntabwo twavuga ngo nitwe twatangiye kuwucuruza. Twe twinjiye mu bucuruzi dusangamo abandi kandi nabo bawucuruza. Iyo gahunda yo kuba bapima broken ntabwo yari isanzwe iriho. Rero bapimye bitewe n'iki tegeko riteganya ku biribwa byinjira mu gihugu bivuye mu bindi, basanze bitujuje iki tegeko riteganya. Niyo mpamvu rero twakoranye inama nabo, batubwira ko nabo bakorana inama n'abandi inzego zose zibishinzwe kugira ngo babashe kurebera hamwe icyo badufasha kuri uwo muceri wacu. Rero twakoranye inama na Rwanda Revenue, batwakiriye neza, ikibazo cyacu bacyumvishe, batubwiye ko n'ubundi bagiye kugikorera ubugenzuzi bafatanyije n'abandi, bakazaduha igisubizo gikwiriye. Icyo twishimiye cyane mu nama nuko na FDA yapimye gasanga ari ibyo bateganyije, nta kintu kidasanzwe kirimo cyagira ingaruka mbi ku baturage. Umuceri waribwaga n'ubu waribwa, ntabwo wakwica. Icyo ni icyizere cya mbere cyanaduhaye n'imbaraga zo gutakamba uko basanze nta kibazo ufite. Yego, hanyuma umuceri mwazanaga hari export license mwahawe bigaragaza umuceri mugomba kuzana icyiciro urimo, niba ari grade 1 niba ari grade 2 cyangwa se grade ya gatatu, nk'imiceri yemewe kuribwa hano mu Rwanda. Mwebwe uyu muceri mwazanaga ntabwo mwabaga mwabanje kubona mufite n'ibyangombwa bigaragaza ngo ni grade ni mwawukuraga he ku buryo icyo kibazo namwe cyabatunguye? Aho mwawukuraga ntibaguraga ngo twayi grade? Twebwe muri East Africa nta nganda dufite zihambaye zibasha gukora zitunganya umuceri ngo zinashireho n'amabroken na grade ku mifuka. Twebwe ubusanzwe twasabaga ibyangombwa muri FDA na Rwanda Revenue bakabiduha, tuzana grade ya mbere na grade ya kabiri. Bitewe nuko nta laboratoire dufite badupimiraho turangurira, twebwe twapimishaga amaso tureba tukabona umuceri mwiza bijyanye n'ibice biri muri uwo muceri, twe tukawushyira muri grade 1. Ufite ibice byinshi tukawushyira muri grade 2. Mu by'ukuri nta nganda dufite muri East Africa zikora zishobora kudutunganyiriza produit kugira ngo iri kuri standard zikenewe mu gihugu. Ikindi tugura n'abaturage, ntabwo tugurira mu nganda. Abaturage baraza bagatonora imiceri mu nganda ntoya bakayungurura n'inganda zabo ntoya, noneho bikajya muri grade bitewe nuko bo babireba, natwe tubirebesha amaso kuko nta laboratoire zihari. Ese ibyo ngibyo bikubagiraho izihe ngaruka nk'abacuruzi? Nk'abacuruzi dufite ingaruka nyinshi cyane. Kugeza ubu ngubu nanjye uhagaze aha ngaha iduka ryanjye rirakinze. Dufite credit twishura, twarahagurutse kugira ngo tubashe kwiteza imbere. Dufite credit twishyura, ntabwo ushobora kujya kurangura toni 70 ku mafaranga yawe bwite udafitemo credit ya banki. Ingaruka ya kabiri, dukodesha imodoka z'Abatanzania. Ubu munsi wa none uhereye ku itariki 29 turishyura amadolari 200 ku munsi. Abashoferi bakeneye kurya, bakeneye ibibatunga muri minsi. Dufite ingaruka zo kudacuruza kugira ngo tubashe kwishyura imyenda ya banki. Dufite ingaruka y'ibihombo byinshi duterwa n'imodoka z'abandi twakodesheje. Rero twebwe icyo dusaba nuko badufasha
nk'uko n'ubundi batwumvishe baduteze amatwi ikibazo cyacu bakakidukemurira kuko ingaruka z'ibihombo dufite ni byinshi cyane uko iminsi igenda yiyongera niko n'ibihombo byiyongera. Wenda niba nabyumvishe neza nuko ingamba icyemezo cyafashwe n'ubundi cyashingiye ku itegeko ryari risanzwe niyo ari ukuvuga ngo broken igomba kuba itarenze iyi ngiyi kugira ngo umuceri we muri grade 1 cyangwa 2 cyangwa 3 ni ibyemezo ni itegeko ryari risanzwe rihari. Mu by'ukuri baratubwira ko itegeko ryari risanzwe ririho ariko twe ntabwo twari turizi nkanjye ku giti cyanjye itegeko ry'uko umuceri ugomba kuza mu Rwanda hari broken izi zikenewe ntabyo narinzi. Ntabwo waba uzi yuko ibikenewe ari ibi ngibi ngo uzane ibidakenewe. Ibyo twakoze byose twabikoze mu kutamenya, ari nayo mpamvu dufite imbaraga zo gusaba imbabazi kuko icyaha twakoze ntitwari tukizi kandi icyaha ni ugusubira icyaha. Uyu munsi wa none turabasaba ko batubabarira bakaduha ibicuruzwa kuko bidafite ingaruka ku buzima bw'abantu tukabicuruza ariko noneho tukabizeza ko tuzagendera ku gikenewe ya standard bashaka broken tukayikora twajya inyuma yayo ntuntu tukazabona guhanwa byihanukiriye kuko ntituzasaba imbabazi kuko tuzaba twishe itegeko turizi. Muri abacuruzi bangahe mufite ibicuruzwa birimo hano kugeza uyu munsi wa none turi kampani 26 zigizwe n'abantu batandukanye. Hari kampani igizwe n'umuntu ku giti cye, hari zigizwe n'abarenze umwe. Ubwo urumva abacuruzi bafite ibintu mo hano bararenga 26. Bafite mugereranije n'ibirangana gute? Tugereranyije biri hafi muri toni 800 cyangwa igihumbi bitewe nuko hari ufitemo toni 70, hari ufitemo 150, hari ufitemo 120, hari ufitemo 105 bitewe n'imodoka yinjije. Hari ugeze gukomoza kuko ngo ku isoko naho hari uburyo butangiye guhinduka kubijyanye n'ibiciro. Hamwe n'ubucuruzi ntabwo muri ibyo byo birumvikana namwe murabaza icyo muzi nka mwarimu. Ntabwo umuceri wari usanzwe ugura 18,000 niba ubuze ku isoko ngiye kugura umuceri ndahasanga wa 20 niwo ngura. Kugeza uyu munsi wa none hari umuceri waguraga 26,000 uri kuri 35, uwa 18 uri kuri 25. Ingaruka zo ni nyinshi ntabwo ari twe twenyine n'abaturage byabagizeho ingaruka. Kandi ni wa undi nawe utarapimwe niwo uri ku isoko wose ntupimye, waba ari umunyarwanda waba ari umuhinde, umuceri uri ku isoko wose ndumva nzi neza nizera neza ko udapimye umenya ibipimo ari twe byahereyeho. muri make namwe mwawinjizaga ariko ntupimwe cyane, twese twawinjijaga udapimye. Niki muri gusaba kugeza ubu? Icyo dusaba kugeza ubu ngubu ni uko batubabarira bakaduha umuceri wacu tukawushyira ku isoko tukawucuruza, noneho hanyuma tugakurikiza amategeko n'amabwiriza agenga ubucuruzi bw'umuceri mu gihugu. Mwari mwumvikanye musaba muti niyo mwasubizaho umusoro kubera iki mubivuze? Impamvu tubivuze ni uko dufite amajwi y'uko icyateye iki kibazo cyose ni uko hari bagenzi bacu bemporta umuceri uva mu Buhinde bo basora ariko twebwe tuzana umuceri wo muri East Africa uri exanore. Rero kuko tuwucuruza ku giciro kiri hasi bo ntibabona isoko rihagije nk'iryo dufite. Niyo mpamvu twifuje aho kugira ngo dufatwe gutya niyo twasubirizwaho umusoro ariko twese tukagendera muri standard imwe nk'abacuruzi b'umuceri bose mu gihugu. Ibyo mutubwira turabyumva kandi n'abayobozi ba muri FDA bari babitubwiye ko twakoranye inama n'umuyobozi wabo. Twese turamubaza se nyakubahwa ko umuceri tumaze imyaka tuwuzana kandi umeze gutya mukaba mwarawudupimiye, hari ibyakwica abanyarwanda harimo ingaruka isumu, wenda nakoresha sumu, mbese ibyakwica abanyarwanda. Ati ibipimo byose twapimye nta na kimwe cyakwica umunyarwanda, byaribwa ariko twarabipimye dusanga uracikaguritse. Grade twebwe tugurira Tanzania aho tugura ni nko mu karere hano n'ubwo wapima umunyarwanda nonaha uyu muceri muri izi nganda zo mu Rwanda wajya n'inyuma ya grade y'uwacu wo tuzana, kuko hari aho tugurira natwe ntabwo tugura mu bahinzi tukazana tukawuyungururamo uko dushoboye tukawuzana ku isoko ry'u Rwanda. Ntabwo ari ukuvuga ngo
tugura mu nganda zihambaye cyane zikomeye nk'izi ngizi zo mu Buhinde. Nyakubahwa CG, uyu muceri uva mu Buhinde uzasome ku mufuka wanditseho boiro, bafata izi ncenga izi muvuga twazanye hano, twe ntabwo turagira ubushobozi nk'ubwabo, bakawuteka ukaba igikoma, bagasohora kamwe kamwe bakazana ku isoko ry'u Rwanda bagashyiramo na produit, kuko umwe umeze nka biria nk'uyu nguyu bateka witwa bapana basmati, hari ubindi bateka bashyizemo ibirungo duteka umuceri ukaza usa nka pilawo mu nganda ariko waca mu isoko ukareba ni produit baba bashyizeho, wose ukaza ufite intete zisa. Twebwe rero ubwo bushobozi bwayo ntabwo turabugira. Izo ncenga bavuga twazanye ziri hano mu mamodoka zacu, ngewe imodoka yanjye mazemo iminsi imbagiye kumara ukwezi 2, nishyura umusoro, amafaranga ni aya banka, ubu narararanyije uko kwezi. none se wenda ndumva nagira ngo mbanze ngusobanurire, ubundi twaje kugutakambira. Twebwe cyatuzanye none kugutakambira kugira ngo dufashe izo grades, iyo dusanga harimo ikintu cyica umunyarwanda bari kuvuga ngo ndagusubizayo, ariko noneho ni ukuvuga ngo uriya muceri twazanye tumaze imyaka tuwuzana, ariko nimba byananiranye bavuga ati noneho turashaka grade niyi, turagenda tubikoresha uko dushoboye, dushakamo amashini tubikore. Ariko ubu mutubabarire, izi modoka murebe ukuntu mwaca inkoni zamba, nta bintu birimo biri bwica umunyarwanda nawe urya. Ni umuceri mufite na hano muri telefone cyangwa imodoka iri hano, nagenda nkawukuzanira ukawureba, kuvuga ngo hacitsemo 5% ntihuye na grade bapimye hano mu ntuza, ntabwo byahura rwose n'ubundi. Ariko turagerageza uko dushoboye, natwe ntabwo tuzongera kuzana umuceri ucitse. maze iminsi tufite igikorwa cyo kugenzura muri rusange imikorere muri sekiteri zinyuranye, habanje by'amabati, ubu tugeze ku bintu by'imiceri, kuko ibibazo tubonamo cyane cyane muri importation yayo, nyuma y'uko hemeje ko umuceri na kawunga bisonerwa umusoro wa TVA. Hari ikintu twabonye kidasanzwe kiri kuba muri iyi minsi, uburyo giteye n'impungenge, bituma rero dukora ubusesenguzi ngo turebe icyaba kibitera. Icya mbere turabona haza umuceri mwinshi cyane mu buryo budasanzwe, ariko tukavuga ati ni byiza buriya iyo nyine babonetse ku isoko, wenda n'abanyarwanda barahindukirwa. Ariko muri uko gusesengura hari ibyo twibajije byinshi cyane kugira ngo tunarebe niba ko ese babuzana bamenyekanisha gufite imisoro yabo muri rusange, imisoro ku nyungu, kuko ubundi iyo VAT ivuyeho ni ukuvuga ngo twakabonye n'umusoro ku nyungu wiyongera, kuko muba mutasoze muri gasutamo. Ni nacyo tunabategerejeho cyihariye, ariko iyo tureba uburyo mutanga za fagitire ntabwo turi kubona. Ubwo nabyo ni dosiye yindi tuzahamagara ku giti cye. Icyo ni ikibazo cya mbere turi kubona ko amafagitire yanyu mu byo mucuruza n'ibintu mwagiye mwimporta harimo ibinyuranyo bikomeye. Ubundi turaboneraho tubabwira ko mu gihe muzamenyekanisha umusoro ku nyungu y'umwaka, niba hari uzi ko hari ibyo atakoreye fagitire, ubu ni chance tubahereza kugira ngo mu binoze, kubera yuko dufite imibare uko yagiye yinjira. Icya kabiri dushobora tunarebe na kalite mwinjiza, ese yujuje ubuziranenge. Ejo bundi twafashe nibura nk'amakamyo 26 tugiye kuyapimisha baturebera ubuziranenge bwayo, dusanga iyo miceri hafi muri izo kamyo 3. Ariko ntabwo ibyo dukora gusa ibyo ngibyo, ni ukuvuga ngo turi gushaka, turi no kugira ngo turebe n'ibyo mwazanye imbere. Buretse rero amakamyo ari ahangaha, ni rwose turabaha amakuru mu buryo ubu turi no gucukumbura, gusesengura ko biri muri systeme yacu, aba baranguyeho bose. Ubu nabo ntibikabatangaze kumva ko hari imiceri tugiye kuvanayo y'abantu bashobora kuba bafite imiceri mwabahaye, kubera nayo kureba niba yujuje ubuziranenge.
rero nagira ngo nanone mbereke ko muri turi kumva turi kubona mu binyamakuru bisa nk'abantu bashyushye bagaragaza ko Rwanda Revenue iri gufata ibyemezo igiye guteza na crise mu gihugu, ariko twe tukumva ari byiza ko duhura nabo bireba ngo twumve ikibazo cyabaye mufite ni ikihe, niba hari n'uwarenganye tube twamurenganura, ariko bitabaye gusa nko gushaka kugumura abaturage, kandi mu by'ukuri nta n'ikibazo tubona turi gukora akazi kacu nk'uko bisanzwe. Ariko ngewe nk'umuyobozi nkumva ari byiza ko tuhura namwe kugira ngo mutubwire ese hari ikibazo cyihariye mubona, ese batinze kubaha amaraporo ku bicuruzwa byaje ngo umenye niba ko nujuje ubuziranenge mwabisubizayo, ikibazo gihari ni ikihe. Navuze reka nihamagarire kuko abo bireba wenda muduha amakuru yatuma hafatwa ingamba zihuse zo gukemura ikibazo, niba hari uwaba rwose yahuye n'ikibazo kikarengana hano muri Gasutamo. Navuze reka niyizire mumbwire, hanyuma turebe ikibazo cya buri muntu ku giti cye gishakire umuti. Niyo mpamvu y'iyi nama urebye, ariko ndi kumwe na komiseri nawe niba hari icyo yumva yanyunganiraho namuha ijambo nawe. Nujya mu byo kwemera kuribwa no mu Rwanda tubagira umuceri, sibyo? Dufite inganda zikora umuceri, izo nganda nazo zifite standard zigenderaho, bakaba bazi ko niba hari na grade 4 simbizi yo hasi cyangwa se hejuru sinzi ko babipima, bakavuga ati ibi ni ibyo kurya by'abantu kuri izi grades, izi ni iby'inkoko, wenda bagenda biba biri muri standard zemewe. Ntabwo rero wavuga ngo kubera ko igana inkoko turazirya kandi turazarya umuceri, ntabwo unyuma muri umuceri zariye ntacyo waba. Ntabwo rero wavuga ngo kubera ko ntacyo muhari kube turebera. Njyewe ntabwo rwose mwemera ngo ko niba ari amategeko yanditse, ngewe ntacyo tunabihinduraho, nta n'icyo nabafashaho kindi, kuko cyaba ari ikibazo gikomeye cy'amategeko cyo kwemera ko kubera ikibazo cyavutse tuyica. Aho rwose ngira ngo mugomba kwemera ko mwabikoze, singize ibona byarabacitse, mwaba experts. Niba munya no gusya buriya niyo kugira ngo zigrade ziboneke, buriya bakalculatinga n'imashini, kuko buriya iyo bizanye izo cenga abari mu ndazi kwaza mu ndazi ya sondere, buriya niyo biba bivuze afite bikongera ibiro. Umunyarwanda akaba yagura ibiro byinshi kandi amara yagize ifarini ya sondere nayo irimo buriya, bitewe n'ukuntu bagosoye, kuko buriya uko bagosora abariho za kwa tunatatami dufite imyanya mitoya minini ntabwo mabreka. Rero grade rero kuri gani ubabuze umuceri yawo buri dufite leta gusa zifite ukuntu meze ukuntu, kuko bimanuka bicishamo n'ututo nyine bibari birimo n'umwanda wundi, tuzaba bahita kwicara no guteza ibindi bibazo by'ubuzima. Njyewe nkibwira ko aho ngaho ni ikibazo cy'ubuzima bw'Abanyarwanda ku ruhande rumwe, n'umubare na standard n'amategeko dukwiye kuba tutanyuraho gusa. Aho ngaho ubu muremera ko mwakoze amakosa nyine wenda ntabwo twabana ahubwo twabasaba ko gusubizayo nk'uko amategeko iyo bimeze gutyo, kuko icyo ngicyo rwose ndabagosora intete zimwe zigatambuka bitewe n'uko zingana, cyangwa izindi ikagenda kari kuba fonction ibikenewe. Njyewe ntabwo numva ko twakora imyongereza n'amategeko, cyane cyane ko ndahamya ko no muri dekarasiyo mwakoze mwagaragaje itewe n'amategeko, sibyo? Ni ukuvuga ngo mwabikoze mubizi ibisabwa ari biki. Birashoboka ko wenda bo bababeshye, icyo kintu twavuga ko ntabwo twavuga ko bitari mubizi, ko muzi ibisabwa n'amategeko nari mwagaragaje mwakoze. Ariko wenda biranashoboka ko mwahoraga mubizana bikitambukira kubera ko effectivement icyizere cyari cyarabaye. Noneho aho tugarura bamwe bujiji buza ubwenge buzibujije wese tubona ibibazo bigaragaye, tutagira noneho kwibaza n'ubundi buriya tujya gusaba ngo turebere abantu hariya byari gutambuka. Rero izo ni ibibazo biri navuga byacu natwe umunsi rwose dushobora no kubyozwa natwe kuko twagize uburangare. Ntabwo rero navuga ko twabyitwaza twese kubera yuko twakoraga gutyo byihorere ntabwo byaragoze atari byo, ntabwo no kudukoresha amakosa. Icyo mwumva gishoboka ni ukuvuga se ubundi ziriya grade zikoresha iki?
aho kugira ngo abantu bajye kubirya nta kindi kintu byakora mu bucuruzi wenda nicyo abantu bafata ese noneho duhinduye ko atari kujya gucuruza ngo abantu barye ubundi umuceri nk'ubu bakoresha iki ahangaha aho niho twavuga twereka tubwiriza ngo tugishe inama n'izindi nzego okay aba bantu bari kujya mu bihombo baribeshye ariko si umuceri twawuha inkoko ese hari abantu bagura umuceri w'inkoko hano iwacu wakoreshwa mu Rwanda hari ibindi bintu bakoreshwa ariko atari kubucuruza abantu babugisha ibyo ni byo abantu bareba mu rwego rwo kubafasha ariko nabo ntabagarante ngo ariko bikumvikana ko badakwiye kugira umuceri wo kureba ariko atari byo bagenewe muri standard z'u Rwanda niho nubwo twarwariza aho ngaho ngo turebe ibyo dushobora kubafasha cyatuma namwe mutara naho ibindi mpamvu tubemerere dutambuke muri gasutamo uburyo bucuruza mu magazini twese tuburye ntabwo byaba ari byo gusa aho naho kureba niho twarebera tukajya inama n'inzego zibishinzwe niba hari ikindi wakoreshwa noneho tukaba tureba ese tubemeye mu binjira no ari ugukoresha iki izo grade zemerewe ku bakoresha mu Rwanda ndigera ko bitaba bibujijwe ko nazo zinjira sibyo ese abo ubundi izo grade abazinjira bazikoresha iki abazinjira bakaba bajya babasha gukoresha hari abanyarwanda kubona abahuza bafite bafitanye contract na sport muri ntabwo hasi bakoreshwa mu Rwanda niyo nkunda kubona ntabwo rwose twarwaye twareba ese mushobora kubona irindi soko ritari ryo kugurisha mu magazine nta kindi mwumva rwose mwemere mwumve ko ni ikibazo kandi ikibazo cy'amategeko kugira ngo muzi ko mu Rwanda muranabizi muri uyu munsi ntabwo rero muzi ko hari abafite amashini k'umugore afite muri Tanzania muzi ko abafitiye imyaka n'ishyirahamwe kuko isimye kubikoresha hariya kujya kandi muzi ko mu Rwanda bijyanye na gutyo urumva ko naryo ni n'irindi kosa ry'akazi muzi ko kubera ko hano leta ko nyine karite iba nziza buri munsi ziriya mashini mu bice kera rwose hari aho umukobwa wo kuzica ndabeshya ntimubizi kubera iki mujya mukajya inyuma kujya gushaka n'umuceri ukozwe n'imashini zo hanze kandi muzi ko no mu Rwanda rwabyo ziriya mashini zitemewe uburyo bwo gukoresha umuceri nibwira ko ibyo ni ibintu by'ukuri ngira ngo twumva akababaro kanyu ariko sira amategeko aradukumira mu bintu bigomba kubahirizwa sinzi icyo twabikoraho kintu twebwe nka Rwanda Revenue ntabwo dushinzwe karite ntabwo najya kuvuga ngo ndendeza ko karite yinjira kubera ko ari mu mategeko yewe twebwe turi implementing gusa dushobora gukorwa ibisabwa n'amategeko niba kimwe n'izindi produit arizo tujyana bakajya kudukorera sample bakadukorera yaba ari muri RSB yaba ari muri Rwanda FDA no muri RICA buriya nabo bafite kujya baturebera rimwe n'ibyo dukeneye kwinjiza kugira ngo turebe niba koko byujuje ubuziranenge busabwa n'amabwiriza ndetse n'amategeko yo mu Rwanda iyo dusaba byujuje ntabwo tubitindaho ariko rero ibindi bibazo biri nyuma yabyo nta marisike mba mwarafashe namwe mwakaba mufite na degree yo gufata ya marisike ingaruka zayo bibaye bizagenda biti aricyo ushaka kubaza ntabwo dukwiriye gushakisha icyatuma tuvuga ngo duhe abaturage babirye ariko aho kugira ngo musiragire ese nta bandi babigura kubikoresha ibindi bitari byo kubigaburira abanyarwanda kugeza izi saha yakora byaraciye muri duwane maribonye n'ibyo umushahara isaha muvuze ni sikoro nyine isoko yaratanze mwababaza mukumva gusa isoko ubaha iryo soko ntabwo ntiyahera ku myanya akabibagurira akabibafurunisa ikibazo gihari sofa komande yabo y'umwaka bazongera gukenera ibindi gukora gutanga isoko mu kwa karindwi kandi bakeneye ko by'abanyagihugu bavuga rwose iby'umwaka wose babifite mubanze mugerageze muze hari si babonyine wenda ndibera ko nabura murebe iki mushakisha ahandi byajya mutubwiye tubona twahabuze cyangwa twahabonye bakeneye kantine zingana zitya kuko niho dukwiye kurwariza ntabwo nyine navuga ngo tuzemera ko babishira kandi bitujuje ubuziranenge bwo ko abantu babirya niyo mukwiriye gushakisha aho ngaho aho kugira ngo tubategeke kubisubizayo cyangwa tujye kubyangiza tubidestroying
nta handi babigura babikoresha mu buryo bwemewe n'amategeko. N'abo bantu b'aborozi bafite ngewe ntabwo by'ubucuruzi mbizi rwose, niyo mpamvu gusa mbasoresha nabo se n'abadutwara mu bindi bihugu by'ibituranyi bashobora kuwukenera mugabo mwawutwara bakabashakira amasoko aho ngaho, tukabafasha muri transit mukabiryoherezayo ahandi mwabishakira, kuko urumva erega amategeko buriya ntabwo rwose mbona umuyobozi wavuga ati none mureke abanyarwanda babirye kandi amategeko yo atabyemera. So urashaka kuvuga ngo muri izo kamyo bashobora gusanga hari kamyo imwe ifite umuzima, so mukaba mushaka ko bapima imwe ku yindi. Mumenye ko kabaro kanyu n'akacu twifuza ko abasora hatagira ikibahungabanya, kuko tutakwemera ko hagira umuntu usora ukora ibintu bituma tudasoresha uko bikwiriye, cyangwa se ngo azane ibintu bijya ku isoko kandi bishobora no kugira ingaruka ku buzima bw'abanyarwanda. Ibyo byo rwose ntabwo nubwo tunabitindaho, ariko ibyo tuganiriye byari ngombwa kugira ngo nanjye numve ikibazo cyanyu. Ibyo dushoboye tuzabikora, nk'uko ibyo tuvuganye aha ngaha turaza kubigenzura, noneho tuzabamenyesha hakorwa iki, kuba nibura bazanye ibishobora kwemerwa, ni iki basabwa kugira ngo bashobore kubishyira ku isoko kubera ko wemewe. Ariko ibyo mwadekaraye byo birumvikana ko muzabihindura kugira ngo bijyane n'ukuri kwabyo, muzi n'ibisabwa. Ariko niba ari ibintu biri hasi y'ibyemewe, ibyo rwose ntabwo bizacamo. Nongere mbashimire kandi rwose mbihanganishe, birababaje nk'uko mwabivuze ko hari bizagiraho ingaruka mbi cyane, ariko ntabwo byaba biturutse kuri Rwanda Revenue, ntabwo byaba biturutse umuntu ari we wese, ubwo nyine byaba ari za risque z'akazi, kuko tubivuga risque de métier. Rwose icyo kintu Felicien yabivuze neza, hari ukuntu tuba dushaka kugaragaza nk'aho twateye ibibazo n'abandi bantu, ya makuru tuvuga atariyo ugasanga ahubwo bigize izindi ngaruka zitari ngombwa kandi zitari zo. Aho naho rwose tuhazirikane. Naho nsoma mu binyamakuru ejo n'amakomantere kuri Twitter, ikibazo cyabahigize ikindi afite hano n'ama-audio, ibintu abantu bari kuvuga, buriya ziriya message bamwe na bamwe baba bavuga, abantu barazisharinga, ndabifite rwose. Ni nacyo yatumye mvura, nyamara ndabona ikibazo kiri guhabwa uburemere, ndashaka kumenya ibyo ari byo. Uko bakivuga bari kukivuga ukundi gutandukanye n'ibyo numvisha aha ngaha, ariko biri kuri za audio, wenda murabifite namwe. Iyo mbona ibinyamakuru ibyo byandika, ubona hari ikindi kintu kihishe inyuma kitari icyo twavuze aha ngaha. Rero rwose inama mvuze ngo n'abanyamakuru baze tubivuge ku mugaragaro, tubyumvire uko bimeze, ariko nabo mwami mbasaba mujye mutangaza ibintu mwabanje kugenzura. Ubu ndabwira abanyamakuru tureke gushyushya sosiyete ku bintu bitari byo, ibintu byitwa uko byitwa. Ngira ngo nyuma y'inama namwe muradutanga amakuru uko ameze, ntibise nkaho hari icyacitse kandi nyamara ibibazo byabaye, bamwe batari babizi. Si ibibazo byatewe na Rwanda FDA, si ibibazo byatewe na RRA, nayo leta nta ruhare bifitemo rwose. Turi gukora akazi kacu twebwe, byumvikane gutyo rwose. So mbashimire rero, murakoze, mugire ubuzima bwiza.